muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Bishatse kuvuga ngo Uwiteka azabagira ibambe. Yesu Kristo mwakurikiye, Imana mwasenze, Uwiteka muri iyi misozi mumushakisha, kwicisha bugufi kwanyu mwaragwiriye murumva, mwarategetswe murumva, inzira mwayinyuzemo kabiri. Uyu munsi rero aragendera ku kabando nawe ureba ubuzima, ariho arifuza ngo angane nawe, ntabwo bishoboka. Ibaze rero umuntu w'umusaza aramutse yikakaje, umukecuru akikakaza akiremereza, kandi nawe arikakaza cyane. Uwiteka Imana akomeze abane namwe kandi abumvire ibyifuzo. Nitwa Jean Marie umaze kwitaba Imana. Ni kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe batumye turamuka, abandi twirwaho amahoro, burije hamwe ahandi burakeye. Nyagasani ni Imana ikomeye cyane kandi ureba hose icyarimwe. Bana natwe rero ubivuze biraba, bategeka bigakomera, kandi ni wowe muyobozi wa byose, ni wowe mwami utabana. Uwiteka akomeze abane namwe. Ngiye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Iyi ni Mutima Channel. Kora subscribe mutarayikora waratinze. Uwiteka Imana rero abumvire ibyifuzo aho muherereye hose, aho bukeye aho bwije. Ndabasuhuje cyane kandi muharane amahoro. Reka nsuhuze abantu baherereye iburasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, abari iburengerazuba, abari mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru, bari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari mu mahanga hirya no hino. Uwiteka Imana akomeze abane nawe. Icyo nakwifuza ni uko wakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi ku bukene uko bwije. Iyi ni Mutima Channel rero nisanzwe, nitwa Jean Marie umaze kwitaba Imana. Haleluya, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Reka dutangire dusenga ubundi dukomeze ijambo ry'Uwiteka. Yesu Kristo urakoze kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe batumye turamuka, abandi twirwaho amahoro, burije hamwe ahandi burakeye. Nyagasani ni Imana ikomeye cyane kandi ureba hose icyarimwe. Bana natwe rero ubivuze biraba, bategeka bigakomera, kandi ni wowe muyobozi wa byose, ni wowe mwami utabana, ni wowe mutware utabatware, ni wowe nkingi ya buri kimwe cyose gihumeka n'ikidahumeka kiri kuri iyi si. Ndagushimiye kuko washimye yuko tuba tukiriho rero. Bana natwe duhereze umugisha muri kiganiro, abari budutega amatwi duhereze umugisha, duhereze yuko ijambo rikanyura mu gutwi rikagira mu mutima, rikabasha gushingamo imizi, rikababera inzira n'ukuri n'ubugingo bizabageza aho hejuru. Turagushimiye ku bwa buri kimwe, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Uwiteka Imana akomeze abane namwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka muri Zefaniya, igice cyaho cya kabiri, umurongo waho wa mbere kugera ku murongo wa kabiri, aho turi busome tukumva uburyo Imana ishaka abantu bayo kugira ngo bagire bate, bicishe bugufi. Muri iyi minsi abantu barikakaje, abandi barizamuye, abandi bazamuye ibihugu, abandi bigize akari akajya hehe, barenganya abandi, abandi barabateranya, abandi ntibasimbirimo abandi. Mbese ibintu byarakomeye cyane. Umuntu ni umuvandimwe wawe, umuntu muravukana, umuntu murakorana, umuntu umwita inshuti, ariko wajya kubona ukabona arahindutse, ukayoberwa inkuba imukubise ngo ni iyihe. Ese bipfira hehe? Ese bigenda bite? Bakristo bavandimwe, mbagira inama mwahinduka uyu munsi wa none, kuko Yesu dutuyeho turi abagenzi, turekera i Siyoni, kandi mwibuke yuko uzateshuka akareba ku ruhande ukora azasigara. Turi mu isi iyobowe n'Uwiteka Imana, twese burya tumeze nk'aho turi muri bisi. Iyo bisi inyereye gatoya yakora impanuka igahita irohama. Iyo niyo si turimo. Ubwo rero ikoze impanuka gatoya ikagwa mu Gihonomanga hepfo iyo ngiyo, wenda muri Nyabarongo n'urugero, ikarohama hafi kurya, ubwo se byaba bigenze bite? Nta muntu n'umwe warokoka, yaba n'umutwazi ashobora kuba atagira ngo icyo yaramura, ariko Uwiteka Imana burya arimo araturebera. Niyo mpamvu dusabwa kwicisha bugufi no gusenga amasengesho udaca, amasengesho udasiba, kugira ngo tubeho ubuzima twifuza, kandi turimo twitegurira amayira yacu. Mwibuke ko dusenze Uwiteka tukamusaba buri kimwe, byose birashoboka. Acisha inzira aho bidashoboka,
nkanyuza imihanda mu kidaturwa, Uwiteka Imana arakomeye. Nitwa Jean Marie umaze kwitaba Imana. Mukristo, niba uzi ubwenge, reka guteranya bagenzi bawe, reka urwango, reka kwikunda kurusha abandi, reka kwigakaza, reka kwigagaza. Niba hari icyo wabonye, reka kumva yuko isi yose wayishikiriye, wafashe isi yose. Oya, ibyo ngibyo si byo. Ahubwo nubwo wanagira icyo ugeraho bakakwita umukire muri karitsiye, bakumva yuko cyangwa se ukumva yuko hari iterambere wagezeho, none se ko udatunze iby'isi yose? Wibuke yuko ubutunzi bugenda nka nyomberi. Wibuke ko umubiri dufite uyu munsi wa none waremwe mu gitaka kandi uzasubira mu gitaka. Amagufa n'umubiri twambaye ni ibintu yewe birutwa n'iki se? Bimeze nka buji. Uko bazimya buji nako n'ubuzima umubiri w'umuntu ushira burundu nk'igicucu. Uko izuba rirasa nuko kikagenda gishira buhoro buhoro, ni nako n'ubuzima bumeze. Reba papa wawe, mama wawe, niba ashaje uyu munsi wa none, ageze mu zabukuru, yatangiye ari uruhinja mu nda ya mama wiwe, arakura buhoro buhoro, mu mezi 9 aravuka. Amaze kuvuka ajya ku isi, nuko ageze arakubyara, utangira kumwitegereza, nuko uramwitegereza, nawe akakwitegereza. Ubu ngubu ufite imvi cyangwa se ufite imyaka 40, ubwo papa wawe afite imyaka ingahe? Niba umaze imyaka 40, wowe ugafite imyaka hafi 80. Urumva ko bitoroshe. Niba yarakubyaye afite imyaka wenda 30, uyu munsi hano afite imyaka 60. Niba yarakubyaye ufite imyaka iyi n'iyi, uyu munsi yikubye kabiri. Uyu munsi rero aragendera ku kabando. Nawe ureba ubuzima, ariwe arifuza ngo angane nawe? Ntabwo bishoboka. Ibaze rero umuntu w'umusaza aramutse yikakaje, umukecuru akikakaza akiremereza, kandi nawe arikakaza cyane. Uwiteka Imana akomeze abari namwe kandi abumvira ibyifuzo. Nitwa Jean Marie umaze kwitaba Imana. Uwiteka Imana abarengere. Ibyo byose ni ingero mbahiriza kugira ngo mugende mwumva ko ubuzima dutuyemo, iyi si turimo, ni ukuri uteye akanya gatoya, ubundi ushobora kuzima nka buji cyangwa se tugatakara igicucu. Uko izuba rirasa rigenda rikegera, ubundi kigenda kirangira, saa sita zagera ukakibura burundu. Ni gutyo ubuzima bwacu bumeze. Ngo rero muri Zefaniya igice cyaho cya 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 3, reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo avuga ngo bahugurirwa gushaka Uwiteka ndetse bakicisha bugufi. Ngo bahugurirwa gushaka Uwiteka bakicisha bugufi. Urumva, kugira ngo ugere aho ugurwa, nuko nyine uba ukeneye izo muguro. Uyu munsi hano ni benshi dukeneye imuguro. Rero na hano wabisanga uretse kuri Mutima Channel. Nitwa Jean Marie umaze kwitaba Imana. Urasubscribe bono ntabwo mutarayikora waratinze, kugira ngo nawe ube mu bantu bicisha bugufi, ubundi uzarabwe cya gihugu cyiza. Ngo rero umurongo wa 1 wagira ngo muteranire hamwe, ni ukuri muterane mwa bwoko butagira isoni mwe. Muteranire hamwe ni ukuri, kandi muterane mwa bwoko butagira isoni mwe. Ibyategetswe bitarasohora, umunsi utarahita nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Ngo kandi uburakari bukaze bw'Uwiteka butarabageraho, ni umunsi w'uburakari bw'Uwiteka utarabageraho. Numva ibyo bintu buryo biremereye cyane. Muri ab'isoni nkeya, ikiriho ngo ibyategetswe ngo bitaragira gute, bitarasohora, umunsi utarahita nk'uko umurama utumurwa n'umuyaga. Sibyo? Burya umunsi ni amasaha makeya. Rero mwicishe bugufi, tugandukire Yesu Kristo, tugandukire Umuremyi waremye isi n'ijuru. Ni ukuri, ubundi twicishe bugufi umunsi utarira, ibyasanuwe bitarasohora, ibyavuzwe bitaraza, ka kaga gakomeye kataraza. Uyu munsi wa none rero ni kumva yuko turemereye kurusha ibiro twebwe dupima, ukumva yuko ijwi ryawe rirengeye kurusha amajwi y'abandi. None se ukumva bizashoboka? Kandi twumvise yuko inyama ndetse n'amagufa, kandi twavuye mu gitaka, isa n'isa twagisubiramo. Uwiteka Imana turengere, Uwiteka Imana kurengere, Uwiteka Imana bane nawe, wowe ufashe iya mbere ukavuga uti reka nanjye mucishe bugufi. Ni umunsi ndetse w'uburakari Uwiteka Imana utarabageraho. Umurongo wa 3 turagira ngo mushake Uwiteka mwabagwa neza bo mu minsi mwese mwe. Witwa ko ari umugwaneza wo muri iyi minsi,
nawe ashaka Uwiteka bigishoboka. Ni ukuri Uwiteka azabagirira neza, mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza, ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Rero nimumara gushaka gukiranuka, mugashaka ishimwe ry'Uwiteka, mukumva yuko mugiye kwicisha bugufi ubundi Uwiteka mukamugumaho, mugasenga amasengesho ashoboka, akabuza ijambo ry'Imana rirambwira riti ngo ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Bishatse kuvuga ngo Uwiteka azabagirira ibambe. Yesu Kristo mwakurikiye, Imana mwasenze, Uwiteka muri iyi misozi mumushakisha, kwicisha bugufi kwanyu mwaragwiye, murumva, mwarategetswe murumva, inzira mwayinyuzemo muyicamo bucece, nimwagirira ishari abagenzi banyu, nimwarakara, nimwicisha bugufi bishoboka cyane, Uwiteka impuguro mwahawe murayakira, nuko rero azabahisha ku munsi w'uburakari bwiwe, akabuza bizagenda neza. Nyine twaje Marie maze kwitaba Imana. Niturakora subscribe baratinze, nyarukira kuri Facebook page yacu nitwa Muzamundi Jean Marie Vianney, aho naho wagera kuri follow, ubundi nawe wiyongeye mu mubare munini w'abantu bashaka gukurikira Uwiteka ndetse bicisha bugufi mu rugendo. Yewe rero naho ngaho nsoreje ikiganiro, gadusenga ubundi dusoze, bifuje ibyiza, kwicisha bugufi, tureba yuko twazaragwa kiriya gihugu cyiza Uwiteka Imana yaduteguriye. Ciao ciao, njye nitwa Jean Marie, ndagushimira Data twese uri mu ijuru, wakoze kubwira ijambo ryiza uduteguriye ngo twicishe bugufi kugira ngo tuzaragwe igihugu cyawe, kandi tuzahishwe umujinya ndetse n'uburakari bwa buri munsi uzaba utoroshe, aho bizaba bigoye cyane. Umunsi ni ukuri wageranijwe nabyo bizaba ari ibibazo bikomeye cyane, ku buryo utazicisha bugufi bizagorana. Ndagushimiye, Imana ikomeye cyane, bana natwe, niho umugisha buri wese waduteze amatwi n'uri gukora subscribe, tuzajya Yesu wacu. Amina. Ciao ciao, nitwa Jean Marie, amaze kwitaba Imana.